ushobora kuba uri mu kaga nonaha, ariko se koko ninde wagushyize muri ako kaga urimo? Urumva byanze bikunze hari undi muntu wagize uruhare rutoroshye kugira ngo wisange muri ako kaga urimo, cyangwa se ni wowe ubwawe wagize uruhare rutoroshye, uruhare rukomeye kugira ngo wisange muri ako kaga urimo. Reka tuganire dutekereze, dore impamvu 10 zishobora gutuma umuntu yikururira akaga gakomeye mu buryo atazi, mu gihe atazi akikanga byamubayeho nawe. Gusa numara kumvira isomo, ndizera ko wowe bitazigera bikubaho. Nimba byarigeze bikubaho, humura ntabwo bizongera. Ndagusabye niba wiboneye iyi video, ukande share, like, wandike igitekerezo cyawe, kuko igitekerezo cyawe gishobora kuba ari igisubizo ku wundi muntu. Reka tureke kwiziringa mu magambo, dore impamvu 10 zishobora gutuma wikururira akaga ugahura n'ibibazo mu buzima bwawe umunsi ku wundi. Kwizirana n'abantu bose, iyi niyo mpamvu ya mbere iri top ituma abantu benshi bahura n'ibibazo bitaboroheye. Kuba umuntu wamwizera si ikosa, gusa ubitse ibanga ryawe jya umenya ko rimwe na rimwe ashobora kurikoresha mu nyungu ze bwite. Benshi barakomeretse kubera abantu bizeye cyane, bibwiraga ko ari inshuti zabo, gusa baje gusanga ari indyarya zitigeze ziborohera, zakoresheje amabanga yabo mu nyungu zazo bwite. Tekereza abantu 3 mu buzima bwawe wagiye ubitse ibanga ryawe rikomeye, byanze bikunze muri bose uko ari 3 harimo umwe wigeze kurimena. Ese mu by'ukuri urumva atari wowe wizize? Tekereza ku kwizerana n'abantu bose. Indi mpamvu ya kabiri ishobora gutuma umuntu ashobora guhura n'amage agahura n'ibibazo bitamworoheye, ni ukudatekereza ku bimenyetso ari kwibonera ubwe n'amaso ye. Why not utatekereza ku bimenyetso uri gukubita n'amaso yawe? Kubera iki? Ubuzima butanga ibimenyetso mbere y'uko akaga kaba, ariko hari abanga kubibona bakabyirengagiza, bakunda, bemera, bagashidikanya. Gusa byanze bikunze uramutse utekereje kuri ibyo bimenyetso biri kugenda biba uko akanya kari kugenda gahindagurika, kuko niryo tangiriro ry'ako kaga kaza. Nk'urugero, iyo umuntu agutoteza akagutuka, ariko muri wowe ukifata ukibwira ngo azahinduka, ntabwo uri gutekereza ku bimenyetso. Buri gihe umubiri w'umuntu ugaragaza ikintu, ariko umutima ugahitamo kwirengagiza. Kubera iki? Kudatekereza ku bimenyetso uri kwibonera n'amaso yawe niyo mpamvu ya kabiri ikomeye ishobora gutuma uhura n'ibibazo wikururiye gusa mu buryo utazi. Hari indi mpamvu ya gatatu ikomeye itorohera buri wese. Iyi ni ukwitanga birenze urugero. Iyo wibagiwe wowe ubwawe kugira ngo unezeze abandi bose, uba wikingurira inzira y'ububabare. Abantu bazifata bakoresha impuhwe zawe nk'intege nke zawe. Menya aho ugarukira, kuko nawe ubwawe urakennye. Kwitanga birenze nayo ni indi mpamvu ishobora gutuma wakisanga mu bibazo wikururiye gusa mu buryo utazi. Iyo ni impamvu ya gatatu. Gusa hari indi mpamvu ya kane itoroshye muri iyi minsi iri gukora ku bantu benshi: kudasubiza igihe ubabajwe. Hari igihe gutuza bihinduka nk'ikimenyetso cyo kwemera. Abo batagutinya barushaho kukugirira nabi iyo wifashe ukabereka ko wemeye ibyo bari kugukorera. Kubabarira ni byiza, ariko no guhana imbibi ni ingenzi. Ntugakunde kurenza ukuri. Gerageza usubize umuntu ukubabaje. Mwige ku ngingo yatumye akubabazaho. Iyo niyo mpamvu izatuma byibura ka kaga katakugeraho. Gusa niwifata ukanga gusubiza umuntu wakubabaje, menya ko uzisanga mu kaga katakoroheye, gusa nawe utazi uburyo kajemo.
ntukagendere ku marangamutima gusa. Iyi nayo ni impamvu ya gatanu itozi. Impamvu nyinshi z'akaga zituruka ku cyemezo wafashe wowe ubwawe, ubitewe n'iki? N'amarangamutima yawe. Amarangamutima ni nk'amazi atemba hose, gusa ntayobora neza. Kugendera ku marangamutima gusa nizo ntege nke zawe zishobora gutuma wikururira akaga. Muri make ukaba uri nk'umwe muri, reba iyi foto byibura urasanga iri gutanga igitekerezo cyo kuvuga ngo ni wowe wirumye, ni wowe utumye nkuruma. Kugendera ku marangamutima gusa bishobora gutuma wisanga mu kaga, mu bibazo bitakoroheye. Hari ingingo ya gatandatu, impamvu ya gatandatu ishobora gutuma wisanga mu kaga ntikakorohere: kwirengagiza ukuri. Iyo ubonye ukuri ariko ukanga kukwemera, ukuri ni nk'umuti, urababaza gusa uravura. Ukuri kurakiza, gusa ukuri kose si kunezeza. Hari igihe ushobora kumva ukuri ukumva ni kukunejeje, ariko kwakira uko kuri kuko ni ukuri. Kwirengagiza ukuri ushobora kuzisanga mu bibazo, ukisanga mu mage atakoroheye kubera ko wirengagije kwa kuri wigeze kumva. Iyo ni impamvu ya gatandatu ikomeye iri gutuma benshi bahura n'ibizazane, ugasanga bazubaye mu mitwe yabo kugeza ubwo bahura n'akaga ntikaborohere. Hari indi mpamvu ya gatandatu, hari indi mpamvu ya karindwi ishobora gutuma wisanga mu bibazo. Impamvu ya karindwi ni ukugira ubwoba bwo gutakaza abantu. Abantu bamwe baragukomeretsa ariko ukagumaho kuko wumva utabaho utabafite. Ibi bituma umeze nk'ufunze mu mutima, wemera gutakaza abantu ariko ntutakaze amahoro yawe. Kugira ubwoba bwo gutakaza abantu, iyi nayo ni intege nke izatuma uhora iteka n'iteka uhura n'ibibazo, ugahura n'akaga, ukisanga mu magi utazi uko byaje. Indi mpamvu ya munani ni ukutamenya agaciro kawe. Iyo utazi agaciro kawe, abandi bagutega imitego, bakubeshya ko bakugirira neza, nyamara bari kukunyunyuza. Agaciro kawe niwo mutungo wawe wa mbere. Tekereza ko uriwe, ibaze uwo uriwe, wibaze agaciro kawe, wibaze igiciro wagurwa mu gihe waba ushyizwe ku isoko. Nibwo uri buze gusanga ko uhenze, maze bize gutuma umenya agaciro kawe, ujye ugatekerezaho buri gihe, wimenye buri gihe, maze bibashe gutuma utazaba nk'abandi bisanga mu mage, bakisanga mu bibazo batazi uko byabazi. Indi mpamvu ya 9 ishobora gutuma wisanga mu bibazo ni ukwihanganira ibintu utari ukwiye kwihanganira. Nta mpamvu yo gukomeza kwihanganira ubugome, nta mpamvu yo gukomeza kwihanganira gucibwa intege, kubeshywa, gutukwa cyangwa se guteshwa agaciro. Kureka ntibibe ubugwari, ahubwo ni ubwenge. Ushobora kwifata ukavuga uti sindi igikoresho cy'abandi. Iyo wifashe ukwihanganira ibintu wumva nawe ubwawe udakwiye kwihanganira, gusa ukabyihanganira kugira ngo ushimishe abandi, uribwe n'icyo cyagiye uzisanga mu bibazo, ukazisanga mu kaga, kuko benshi bibabaho. Gusa wowe uri umwe mu banyamahirwe babashije kumva iki kiganiro. Ushobora gukora iki kintu ukirinda kwihanganira impamvu utari ukwiye kwihanganira, kugira ngo ubashe kugera ku ntumbero zawe, ubashe kureba ko iyo migozi wayicika. Hari n'impamvu ya 10 ituma abantu benshi bahura n'ibibazo ntibiborohere. Umuntu akifata agahura n'amage gusa ntiyigire ku byamubayeho. Impamvu ya 10 irakomeye, ni ukutigira ku byakubayeho. Ikosa rimwe rirumvikana,
gusa irya kabiri ni uburangare. Irya gatatu ni ukwigira inama mbi. Ubuzima burigisha, iyo utumva buzongera bukwigishe nabi. Ntuzongere kuba wowe wizize. Akenshi si uko abandi baba babi cyane, ahubwo ni uko twebwe ubwacu twihitiramo inzira y'ibibazo. Iyo wizera indyarya ikakuruma, wibuke ko ari wowe wayihaye ikiganza. Shyira imbibi, menya agaciro kawe, hindura imyumvire nshuti yanjye. Njyewe nitwa Masayubu. Guhera uyu munsi ushobora kwirengera. Iyi channel ni Masayubu TV, so isharinge, ukande comment na like, turebe ko yakomeza kutugezaho ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. We love you so much.